Bantu mukurikiye channel ya Byose TV ndabasuhuje. Rero nawe niba uri umufana wacu wakora subscribe, ugakora na share, cyangwa ugakora no kwako kazogera kugira ngo ujye ubona video zacu. Neno uyu munsi bwo ngiye kubigisha uburyo wakora file. Neno uburyo wakora file nawe ugatangira kugira status views nyinshi cyane. Rero we nta kindi ukora, weho upfa kuba ufite WhatsApp, we icyo ukora uhita ukora group. Urabona ngiye mfite wenda nk'iyi group yango ya 5k boost views yo kuzamura nyine ama views. We icyo ukora, weho urakora group, warangiza ukajya uha abantu link bakayigusharinga, ukaza ukabashyira mwiyo, ukabandikaho izina ryabo. Nk'ubu wenda kanze mbereka ngene nakoze file ya F1. Wewe buri muntu wese ukoze ibisabwa wenda washakaga cyangwa niyo yaba atanabikoze, mwaba ngareba natanyisha ijambo F1 kugira ngo nzababone binyoroheye. Wewe rero nta kindi ukora, uraza ugakanda hano kuri F ukagumishaho, wangiza ugahitamo. Wewe ni nashatse gukanda bose kuko ufite nk'abana 10 ntabwo wakanda gutya ngo uve, uraza ugakanda hejuru kuri selected, ugaselegita abantu bose. Urabona abantu bose bahise bajyaho. Noneho cyangwa ngereka ndashaka gushyiramo bakeya, ndaza ite nkora kubo nshaka, wenda mfate nk'abantu 10. Nindangiza ndahita nganda kwitura tudomo 3, ngira ngo hano muri kutubona hariya hejuru. Icyo urakora rero, ndaza nukore unanyiza ite nkanda hano kuri share. Nta mega bitwara, ite nzamuka hano uri kubona nanditse save the live. Kanze mbakwereke ahangaha kuri save to the live. Ukoresha the live kugira ngo ushatse wanakoresha n'ibindi na za storage byose, ariko nziza ni kuri the live. Ugakandaho. Nene bimaze gukandaho, uraza ugahitamo wenda hano urabona bansabye ngo email ni iyi ngiyi nashyizemo, no kuri my drive kuri folder nyine. Hano uhitamo izina ry'iyo document yawe cyangwa by'iyo file. Wenda ngiye kuyita Byose Byose TV, wenda VC Byose TV file. Ite nkanda hano kuri save, utegereza akanya gato. Urabona basibanga ngo birakunze nyine file yamaze gukorwa. Nene wowe icyo uzakora, uzaza hano muri group nako muri WhatsApp. Noneho uhite ujya muri group. Wenda ndewe urabona nk'iyi ngiyi nakoze, wenda reka mbare nk'iyi ngiyi. Noneho icyo uzakozaza hano kuri tuno tudomo 3. Hano nako kuri kano kantu uri kukabona neza kameze nk'akaro, sinzi ukuntu wakita. Noneho icyo uzakora, uzaza ugakoreho. Uzabanza use nk'ugiye kwandika, ugakoreho. Bazahita bagitisha hano kuri document, ukoreho. Noneho ihita ijya kuri browser document. Noneho bazabikwereka. Nze reba nk'iyi ngiyi ya indi nari imaze gukora, ngira ngo mwese muri kuyibona. Iyi ngiyi hano ngo Byose TV file siyo twatumaze gukora. Noneho icyo uzakora, uzaza uyikandeho. Noneho hano uyishatse wandika ikintu ushaka gukora cyangwa uko icyo ushaka kubabwira. Noneho uzaza ukande kohereza nk'ibisanzwe. Urabona nk'iyi ngiyi nuko ngene nashyizemo
nanayishyize muri data, nanayishyize muri amakadege ntabwo yapfa gukora. We nigenda kanze wenda aya nako, ariko we nikamara kugenda abantu bazajya bagakoraho, bahite abantu bose ubwo bari kuri iyo fayiro bazajya biyemeza kuri telefone yawe yabo nako. Rero iyi fayiro kuyikora wabonye ko nta na mega bitwara. Ubutaha bwo nzabigisha n'uburyo wakora website ukoresheje ino application. Urabibona do, iyi website ubutanzagisha uburyo wakora website. Ndenda barayika mukande subscribe kugira ngo ubutaha tuzabe duhari tubane nawe nta ribi. Mukore subscribe, munasharinga ku ka video. Murakoze.